ndashaka akazi ko mu rugo rwose. Injira ngwino. Akoko. Yo murakamaye. Sakazi ngwino. Kurya mabuja n'abantu tubayo kuri iyi si. Dusa nkaho nta kwezi kuturasira. Nta zuba riturasira, nta n'ukwezi kuducanira. Niko Keira. Iri shyano ntabwo nari bujije gufata ijambo. Okay, ni urigize gutyo. Umva nkubwire. Turagira ngo tugusubize uko wari uri atazongera kuyobera ahangaha. Ngaho sohoka. Sohoka. Uyu munsi ni itariki mu byandike. Byandike? Ahubwo wowe ugenda ubyandike. Sohoka. Sohoka. Kigali muri abantu bose. Shakira icyo ukora turagakosoye ko umva turagukosoye reka nkubwire. Ndashaka kukubwira ikintu cyari cyaratumye nguha akazi. Sinagira ngo nkorere mfite umukozi wanjye woza imodoka yangendamo n'uwoza imodoka ya Keira uri kumva mfite n'ukupakupa urugo akankorera na jaride utera ipasi byose nagira ngo c'abatindi n'abatindikazi ku gipangu cyanjye ku buryo n'umuzakubitana n'uzabona wese atazongera kuyobera ahangaha. Ngaho sohoka. Ngaho genda mukama kuba we kakazina nakwise ntuzakibagirwe. Nzakubwiye nabi wanjye. Genda. Uracyaraho mari. Genda. Mama turagahameje. Turagahaye rwose. Ahubwo Mary ndacombe njya kuri filime. Ngaho genda Keira. Ariko rero ibi bintu dukoze ntabwo ari byo. Ariko se ubundi koko buriya mwana ijagi ibihumbi 3 nyamara ibintu namukoreye ndumva bitazangwa amahoro. Tumva umutima wanjye udatuje. Ubu se koko namuhoye iki? Umuntu ashobora kuzira uko yavutse. Umuntu ashobora kuzira ko ari imfubyi. Ubu siri nikosa koko. Mana we. Ibi bintu ko numva bitazangwa amahoro. Uyu mwana ndamuhohoteye. Uyu mwana ndamurenganyije. Kandi iminsi amaze muri uru rugo namukoreye yica rubozo. Ibi bintu ntago mbizi. Ntago mbizi ko bizangwa amahoro. Nabikoze nseka. Bikora nishimye. Ariko simbizi. Ariko namaze. Iragurishwa buri noneho hariya muri ziriya nzu rero kureba harimo inzu 3 zigurishwa rwose ziragurishwa. Iyi etaje nabo baravuze ngo nibamara kuyikorera isuku bashobora kuzayigurisha. Ufite amafaranga yawe mabuja bayi wayigurada dore n'iki gipangu rwose ubu nicyo kiragurishwa. Iki kiri no muri Cyamunara. Wagira ngo urahazi se.
Aha urahasanga ku mudugudu w'igasozi urahazi kiri mu bipangu ugiye kugura ubaye ufite amafaranga wahagura kuko mperuka kuvugana rwose na wa mudamu nyiracyo numva rwose natishyura ahubwo nacyamuna ashobora kuzajya umudamu wabaga muri iki gipangu witwa Mukandamira afite umukobwa witwa nde witwa Keila umwana mama Keila uriya mudamu Mukandamira babarokore ntabwo mbizi nimba barabarokore babahe sinagwa mbese bari urabazi twibutse yewe mbwiza ukuri urabazi se barizi ibibazo bahuye nabyo ya ubwo nanjye kwereka aho basigaye bato ahangaha cyamunara igiye kuhateza ya nzu yabo cyamunara igiye kuhateza umva barahuritse barakubiswe gukorewe hano barakubiswe isi yarabazengurukije irabakaraga burya sinzi ko twagiye kubona tubona neza barakennye tugenda mwereka karori babamo tugenda mwereka karori babamo tugenda mwereka ngaho tugenda mwereka yewe umugore wabaga hano mu kana niwe ndi kukubwira ngo ushatse kumbwira yuko yakennye ubuzima bukamuzengurutsa akaba atakiba mu gipangu reka ahangaha nta muntu ahangaha iki gipangu kirakodesha siyo mpamvu ze mpakuzanye nawe mpakuzanye wambajije inzu ikodesha ntabwo nawe ntukangore iyi nzu irakodesha yarakodeshwaga ariko iranagurishwa wowe bigeze ubu wanayigura ese uragura na hariya hose na hariya hose urahagura ibihe biragera bigahinduka ubuzima nabwo bugahinduka narengeyeho guhana nimero ye ariko ntayo nkigira nta telefone akegera rwose uriya mudamu dukomeze tugende ariko se ushaka kumenya uriya mudamu abatuye muri izi karitsiye aha natuye ndahakwereka rwose dore hariya ku gishanga muri turiya tuzu two hepfo burya ntabwo ari ku gishanga neza umugore nzi w'umusirimu wari ufite amabuno afite umukobwa w'ikizungerezi ngo mu gishanga mama Keila tugende nkwereke inzu asigaye abamo Mukantambara nzi se cyane undi Mukantambara birantunguye kuba munaziranye rwose ntabwo tugende nkwereke ni inkuru ndende rwibutso tugende nyiguha rwose aho wundi se kari nakubwira naho hari muhano uzagura se uzagura kuva ku muhanda kugera ahangaha dore wa mudamu rero anasigaye mama harya ni mama Keila ni Mukantambara rwose dore ngo urigereka nuriya nuko yahindutse nuko yahindutse niwe rwose cyane uko nambe yampaye nka data ntabwo nanjye izuba riri kundasiraho reka nkiremo akagofero neza rwose ni hariya urabona ko yagiye kuba ahantu rwose izuba rirengera Mukantambara byamugendekeye gute byagenze gute tugenda ahubwo umusuhuze niba muziranye njye birantunguye kuba muziranye aziranye n'abakire nkawe ndomiye koko reka tugende tumure ako rwibo genda gake Mukantambara ntago nzi ko yagira ahangaha ubuzima bwahinduka umuntu nawe
umuntu wari kamara umuntu wari uri hejuru nawe akisanga yamanutse hariya Kwagiye ko Mukantambarana nahoze ndi umukozi we hariya reka da wabaye umukozi we wa mu rugo se ni story ndende Imana isubiriza igihe niba ari uko kagira inkuru nahoze ndi umukozi we mabo jambwiza ukuri wabaye muri rwa rugo ako wajya uvuga gakeya ukavuga ntabwo yanyumva ndabizi ntabwo yanyumva ndabizi reka mbanze vuge urabizi ngiye ugiye kuguhemba amafaranga nzaguha ni menshi sibyo ngaho komeza Mukantambara nahoze ndi umukozi we naramukoreraga harashize imyaka 3 ahubwo ndumva nshobora kuba ndi kurota kuko sinzi ko Mukantambara umugore wari munini ukeye akaba ari usigaye tuye ahantu hameze gutya ntabwo ibintu bishoboka nahoze ndi umukozi we amena hico amenaho amazi y'itorosho gusa ko niyo mwibutse nkibuka ijambo Mukantambara nako sinyana naryibuka simba shaka no kuzi ko twe tuzi ko ari umurokore burya kumena ngo yaragukubitaga akomena hivu nibiki ivu kunkuropisha kunyicaza hasi amagambo y'urukoza soni ngipfubyi nta jambo twe kubigarura byararangiye noneho byaba byiza rero ngewe atambonye ko nyiri umuturanyi ahubwo akaba ari wowe wigendera ukagenda ukagerayo ndari ngewe na Mukantambara ngaho tugende rwose tugende rwose ariko reka mbanza nkubwire ikintu kimwe sibyo je nkunda umuntu dukorana neza kuri gahunda sinkunda umuntu ufite parapara sibyo akana akazi turimo ntagingi yari imikino turimo wumvishe Rwibutso nabyumvishe rwose ariko ndumva bidashoboka tugende Miriwe. Muraho. Nibyo rwose. Muraho. Mumeze mute? Nibyo. No kuri? Yewe. Iminsi myinshi. Cyangwa icara mu nawe twari tunacanye mwari munatetse ikada twari tunacanye nayi nka data iyo mbabura se ko nzi mutateretseho ntabwo irafatwa uyu mwana rero ubu si n'umwana ariko ubu ni umuntu mukuru rwose ntabwo ari umwana simbona angana na wa wundi wanjye natumye amazi nkabona ataranaza ese ari he namutumye kuvoma ndampaye nka data kandi muvoma kure irepfo mu kabande ni kure cyane umwana wanjye yaragowe nene se ndabona jeda yewe yarakuze asigaye ashobora karindwi abona yarakuze rwose ese ageze mu wa kangahe ageze mu wa karindwi yewe naho ubundi rero uyu umukobwa akiza akiri muto biragaragara no yakiza akiri muto rwose ubu twari turi kumwe ndi kugenda mwereka inzu zigurishwa zigiye gutezwa cyamunara ese ni umushoramari arashaka kugura niba agiye kubaka ese ugiye kubaka uruganda ibyo ni iby'akazi icy'ingenzi ni uko naje gutembera karitsiye zose warahakunze abonye ariho nakorera ibikorwa byanjye ubu ni uw'i Kigali ubu niho baturutse abaturuka i Kigali bakaza kugura inaha rwose tukaba turagiye ese ko nabonye wakomeje kunyitegereza nkaho hari ahantu wabuze ntabwo nkoze uri kuntera ubwoba cyane ndabona wagira ngo hari ahantu wigeze umbona cyangwa aho wigeze umbona ntaho nkuzi rwose mwana wanjye ahubwo nibajije umuntu w'umusirimu nkawe ukuntu usanze muri iki cyaro nyoberwa impamvu nyine utugendereye
Utangaye rwego. Ndatangaye ndatangaye ese ko nduzi mwese murebana nk'abaziranye gihe narinze ko mutazira oye ntabwo muzi byashoboka umaze no gukura natwe twibwire iminsi rega iba myinshi ibihe bigahinduka ibihe bigaha ibindi naho hose harahindutse cyane abari abakire babaye abakene bari bafite amazu barayahombye abari abakozi bo mu rugo ubu ngubu babaye abakoresha rwibutso si wowe mpora mbibwira yego se nakubwiraga Kayira babwira ngo wasanga mu Kayi sanga kuzi ndama dore ngwino wiguma mwerungu hasi uyu mupira mwamuguriye mwamugura umupira munini azawukuriramo nka data ni kwibihe ni mwisi cyangwa murawambarana iyi n'ubundi muri karitsiye ahangaha muri kino cyaro bazi ko nsetsa rwose ibyo ngibyo tubireke mbafite bizinesi nyinshi bafite akazi kenshi hari abantu mu kandi ujya gusinyira ntabwo twakomeza kuvuga bamwe twari turi kumwe mu kanya yego kandi ndabona amasaha ahubwo turavuga ari kuguhamagara aradufata keso ahubwo I'm very sorry reka gato mbanze nitabe telefone bataza kumbura ibyo nakubwiraga nti uyu mukobwa ni umukirekazi haturutse Kigali ahubwo ntibajye kubwira umva mukami yabona rwose wibuke ya saha abakire bagenzi bawe bakubwiriye hariya rwose abakobwa bagiye kuri telefone ntibazivaho rwose haravuga yitwa Mukamishi mbese muramuzi yitwa Mukamishi uyu ni umukire uturutse i Kigali uyu ni umukire uturutse i Kigali njyewe se rwose twari tuziranye kera tukiba mu byaro Mukamishi nakubeze kugira ababyeyi oya habo ntabwo yakubweze ko yigeze akora akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo nyine twaganiriye ariko uriya mukobwa aracyari mu bikira mabuja uribuka gahunda baguhaye bagenzi bawe ko bayiguhaye numva okay just wait for me ndaje mukanya gato yaje avuga icyongereza nkwamiza umuzungu neza buriya bavuga ngo sorry sinzi icyo bisobanura ngo mukamishi ngo mukamishi uravuga none rwo ngo sore ngo ndi umusore nyine ntabwo mwigeze muganira se twaganiriye muri makeya nyine mbamuzanya none yabaje kuvuga yaho teka dore homo none se nawe uramuzi arasenganye se contract ndaje kumusinye hari agaturage nari nagiyemo hano naje kureba amazu ngomba kugura n'ibibanza urabizi ko ngiye gutangiza kampani ikomeye cyane y'ubucuruzi uwo mugabo rero wavuye mu Budage hari contract y'imyaka 3 twari tugiye gusinya ikomeye wewe umufashe neza gato ndaje cyangwa umume tuvugane iminota 2 kuko amasaha ari kugenda kandi ngiye kuva hano gato okay yes hello okay in my presence right now I'm just busy I think that you should wait for me in 20 minutes I'll come back to see you then we sign there's a all contract be patient just you buried you know that okay thank you so much just wait in a 20 minutes I'll be there okay bye mwamiza umuzungu neza buriya twagambira ibintu bya sori sinzi icyo bisobanura ko numvise akazi cyane noneho yari kunyita ngo ndi kontaragata byari byanyobeye ku rugo okay mwihangane gato nari kuri
telefone. Kudisarura. Numvise mwe muri kunyibazaho ngo mukamisha ninde. Ndabwiye kwitwa mukamisha. Ya. Amazina yanjye ni mukamisha. Se mukana ntago nyibuka. ntabwo kwibuka rwose Ko njye nabonetse nkaho hari ahantu heza. Cyangwa mwamwitaga irindi zina. Wasanga mwarimo muzi nk'irindi zina. handitse Urabona nk'amageragezo nk'amazina ya kera. Harimo umuntu witwa Nyiramacibiri. Wa mukobwa twarushaga. Yitwaga mwamwitaga nguki sinakubwiraga umwana bamwibuka bari amazina y'akabyiniriro wasanga yitwaga nk'amacibiri mukana twibwira ariko ntabwo reka turekere iby'imikino ariko ndakeka muranyibuka hano hirya igipangu wabagamo umwana witaga Nyiramiruho ubundi ko mutangaye cyane birabatangaje kongera kumbona nyuma y'imyaka 3 cyangwa muzi ko napfuye mukana mumenaho amazi cya gihe bo ntimwambyaye mukana nawe nkubwira yuko nitwa mukamisha mwindirizo nimyitwa Nyirabigeragezo urambwira uti nzarinda apfa ntakamishije n'amashusho ariko uyu munsi ndakeka kuri kubibona yuko ubuzima bwahindutse. Dore subiza izo nkweto subiza ayo mano yagusubiza inyuma dore yarenze. Siko nduzi muriro. Umwana akakwibwiye. nyibwira Yamaze kukwibwira rwose. Se ndavuga ibirenze ibyo ngibyo kandi urarize kuko hari ikintu wibutse mukantambara umukobwa wawe ese Mukamisha. ese waruje kumara iki Hayana gusobanuriye ko ari kuza agura inzu. waruje kunshenyagurira se ndakwinginze mbabarire ntungire nk'ibyo nakugize ntabwo ndi hano mfite amafaranga mfite amazu mfite amamodoka ndarya ndambara ibiryo ntabonye iwawe bya biryo nakoreraga iwawe ndabyihahira uyu munsi Akoreraga ibiryo. ya kwa mukanambara nakoreraga ibiryo nta mafaranga nakoreraga Nyagasani ngewe rwibutso rwose umwana wanjye akora ibintu nk'ibyo ngibyo. rwibutso wigize nabi ubwo se ukorera angahe ku kwezi rwibutso Umwana wanjye agakorera ibiryo. Mbega tuza agahinda. widuca mu ijambo Komeza numva mwana. mukantambara ntabwo ngiye ndi hano kugushinyagurira bya bitenge nahoraga nambaye imisatsi yanjye urabona ko noneho nayisakoje ubu ngubu nsigaye noga nkambara ntabwo nkinuka nta nubwo bakintera hand sanitizer ntabwo bakintera imiti y'imbaraga sa nanjye uyu munsi nsigaye mfite amafaranga yanjye nta nubwo rwose mfite ubushita bugomba gutera indabo zawe nka bya bindi wambwiraga rwose mbabarira ndakwinginze urwo nabaye rurahagije mbabarira naraguhemukiye ndabizi narabikubwiye ko utazikamira n'ay'ihene ninjye wakubwiye ngo uzahindura izina ubwira umwana w'umujyambere utyo nakwise amazina menshi mukami mbabarira nkubiswe inkoni mu gisebe kera kubwira umwana w'umujyambere nawe musaba imbabazi nawe wamubwiye nabi Kuri turakwinginze tubabahe. ese nawe yarize nyine burya ukimara kugenda ndabizi ko twakwirukanye nabi yego ndabizi ko Kayira yagusutseho amazi hanyuma nanjye ngutera ivu nkubwira n'amagambo mabi rwose njya no kuguha akazi ntabwo ari akazi nagira ngo nkwice iyicarubozo no kuba waravuye mu rugo udapfuye cyangwa utamugaye ni Imana yabigizemo uruhare rwose ngusabye imbabazi wamaze kugenda twamaze nk'amezi 3 turi hariya nyuma naje gukena ndasonza
Kayira urabizi ko yigaga ahantu heza Vuyemo rwose. ishuri abarivuyemo ubu Kayira ntabwo akiga amazi barayafunga umuriro barawukata mbura yo kwishyura nirukanwa ku kazi umugabo nawe baragiye yarantaye barangije baza gushyira inzu yacu ku isoko niko kuhava dore ahantu dusigaye turi Naho baracumbitse. naha nabwo ni ahantu Naho baracumbitse ducumbitse kuko inzu n'injye yibarangiye ngenda bizi. Rwose. Kubera nagahomamunwa ko. Washaka kumwica. uburyo isi oya rwose twaraguhemukiye umuntu uzi ubwenge wese ntace bugufi muri iyi si ntabwo nari nzi ko mukana ntabwo nari nzi ko umugore nkawe nawe waba ugeze ku rwego nk'uru nguru Inkweto yambaye. yarashobotse ariko nanjye naricujije biriya bintu nabikoze nsenga mbigukorera ndi umukirisitu ni Imana yampannye ni Imana yampannye ntabwo nkihagararaho rwose ibintu nagukoreye ni Imana yampannye kandi nubwo wumva bimeze gutyo ndanarwaye basanzemo n'uburwayi uburwayi bwoko ahubwo mbabarire ndakwinginze ibintu nagukoreye ntuzabyitura umwana wanjye ngeweho kubaho ndi kubibarira ku mitwe y'intoki ndakwinginze uzamenyera umwana wanjye Kayira 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 maze umusabe imbabazi y'amazi wamusutseho cya gihe gikora iwacu Mukami ibintu byatubayeho n'isomo nabwira abantu bose icyasubiza amahirwe yanjye ntasubirana ubuzima sinakongera guhemuka Mukami uzamenyera umwana kuko njyewe ndi mu marembera Mukami narakubabaje kandi uri umwana w'imfubyi nagusutseho amazi ngusiga ivu nakwicishije inzara niwe byagezeho rwose Mukami umbabarire n'Imana imbabarire n'intebe agira kuko icyasubiza ubuzima nkasubiraho narindi nkabaho uko narimbayeho nakita ku bakene nakita ku bababaye ntabwo nazongera kurenganya umuntu uwo ari we wese erega umuntu ntagasuzugura igitabo kubera igifuniko kiri inyuma atarebye ibyanditsemo Mukami burya wari igitabo cy'amateka wari ubukungu bw'igihugu wari uw'umumaro mbabarira kandi ndumva ijuru ndifite kuko amaso yanjye akubonye basanzemo uburwayi budakira kubaho ntibigikunze uzamenyere na mwana wanjye Mukantambara yewe narakubabaye nta nubwo ndi hano kwishyura ibyo wankoreye urakoze kandi burya reka nkubwire isi ni umwarimu mwiza wigisha umuntu uwo ari we wese utakwatsa ikiguzi ejo uwo wimye uramusaba uwo wacishije bugufi ukamunanira narabibonye kandi buri mukana iteka ryose uzajya uhora wibuka yuko hari igihe wanga umuntu ukamutesha agaciro ukamwambura agaciro kiwe n'umuntu akwiye n'icyubahiro ariko utazi ko uwo muntu ari we ubitse iherezo ryawe cyangwa se ari we ubitse iherezo ry'akababaro kawe yewe ntabwo ndi hano kukwitura ubugome wawe nk'ubu iherezo ry'umubabaro ahubwo umbere iherezo njyewe nabaye iherezo ry'ubwirasi no kwishongora kera mwari mufite akaba ariyo mpamvu uyu munsi umenye guca bugufi ariko uyu munsi ngarutse
ndi itangiriro ry'ubuzima bushya bwo guca bugufi kubaha buri wese umukire kubaha umukene ukamenya kubaha umwana uri gutambagira hano ngo mayibobo udafite ababyeyi ipfubyi nabo ni abantu iteka ryose muzajye muhora mubibuka uriya uba udafite umubyeyi ntabwo aba ari wowe wabihisemo kandi umuntu ahitamo uko avuka ntabwo yahitamo kuvukira hano haguruka ereza iyo shakoshi gato mwereke ahantu niho musigaye mutuye iyi nzu se muyishyura ngaho twarajyana intebe yanjye ninjiriramo ndebe ayo nayo ibahereye niyo yibarangiza ndamura n'iriya base ubuse muyishyura ngaho oya ntabwo nirirwa ninjiramo cyane nabibonye ukuntu hameze rero ndafite akazi kenshi ariko mwihangane ndizere yuko isomo ry'ubuzima byo mwarabibonye ikindi gihe muzuba mu muntu uwo ari we wese so mfite akazi kenshi rero ndahari abashoramari twari tugiye guhura rwibutso ngwino nkubwire rwibo urabona hano hantu ugiye kuhakorera ikintu gikomeye cyane ahangaha ariko uyu muryango hariya Kicukiro hari urabona iriya nzu ihari iriya nzu y'ibyumba bitatu ihari imwe yawe uheruka gusiga amarangi iriya nzu yuzuye vuba bakura aha hantu uzabajyaneyo uyu mwana Keina umusubize mu ishuri burya cya kigo cyo haruguru mutuje burya umwana cyane umwana w'umukobwa cyangwa se umwana uwo ari we wese ni imbaraga z'igihugu ni ejo hazaza h'igihugu ni amaboko y'igihugu Keina agomba kwiga akazakorera igihugu cyiwe nta mwana ugomba kubaho atiga abo bose bafite amafaranga ari gupfa ubusa abana bakwiye kujya mu mashuri bakiga bakagira ubumenyi bakazaza bagakorera igihugu kuwa gatanu nzabajyanayo rwose impamvu yo kunshimagiza mushimire Imana yampaye kubababarira ndagiye rero ibyo bintu babibakorere bagende ntabwo muzatwishyuza mama ntabwo muzatwishyuza mfite ibintu byinshi byo gukora ntabwo naje ahangaha kukwitura ubugome wankore sindi ahangaha kukubera umutwaro nk'uko kera byari bimeze uyu munsi nje kugufasha guhindura ubuzima kuko ubundi buzima bagukoreshereze operasiyo bakujyana kwa muganga amafaranga bazamenya wamba bareka gupfukamira ko oya bipfukamira uzapfukamira Imana yawe ahubwo iteka ikintu uzajya uhora wibuka igitumye ubasha guhindura umuntu wese uko yaba mubi kose burya imbere muri we hari icyiza kiba kirimo umuntu uko yaba mubi kose agera aho ngaho agahinduka ubwibu bakorera ibyo ngibyo rero ngiye kuwa kane cyangwa kuwa gatanu ariko nibyo nandi kubwira ni ukuri wihangana umugore n'udukweto nese rwibu dore zira amanoro inzu ntirimo ibintu byose ntabwo ibyo mutazabasha kubona muzahamagara urwibutso kuko mandize wambabariye genda asa nabi sinaguhobera ngo ngushimire basi nimuhura yambaye neza azakumpoberera kuko ushaka kumpobera ibintu mpobere mama ibintu mpobere rwose nta kibazo nimuhoberane rwose musabane imbabazi rwose uzamugura udukweto pe Imana iguha yajyana Kicukiro urakoze cyane Imana iguha umugisha yego musigara amahoro umugisha w'Imana ugutondagire nk'urume mwana wanjye ukuboko k'Uwiteka kubane nawe kuba utanyituye inabi nakugiriye uzakomeze uzamuke utondagire uzamuke dore ugere muri bya bihugu njya numva by'abazungu ajyayo ndabizi rwose erega umuntu agukorera ikibi nawe ukakimwitura igihugu n'isi ntabwo badusigaye yego ujyane n'Imana uze gusigara amahoro Keina urakoze bye zige neza uzabitsinde siyo ubwo naho kuwa kane rwose kuwa kane ndabazindukana rwose mufure ari amajerekani yanyu muyakube rwose ahubwo ntangiye gukira wa mugongo n'aya myaka yanjye navugaga ngo irashize ubanza yiyongereye ni uko nguko nyine umunsi uza ugahima iyindi yose ntabwo tugenda bye murabe kuramukoreye rwose ziriya nkweto yambaye
wabonye cya gitenge kenyeye Kayira aha hantu makuye isomo Kayira icyampa ukagira umutima umeze nk'uriya mwana urabona utawukeneye ngeweho wa mutima reka nkubwire wa mutima wanjye urimo amahwa y'imifatangwe uriho amahwa y'ibitovu wa mutima wanjye ufite nyarihuna ubu nawe ukuyemo nawe utaye reka nkubwire n'urushisha ari urushisha nzajya ngubaha mana nzajya ngubaha ibintu nkoreye awi Kayira ariko n'Imana imuzanye uzi ko musabye imbabazi nkumva ku mutima havuyeho uruntu ruratondagera ruragiye rumvuyeho ndumva nkeye mwana wa uhereye none aha dutangire tujya gusenga tutisengesheje kuko nabonye ko ibintu ibyisi byose n'ubusa ubutunzi butarimo gusangira na muntu uwo ari we wese butarimo kubaha Imana byose n'ubusa Kayira ngwino mwana wanjye